haracyari kare usaraza ryari rwose ku mukobwa wanjye ndamukumbuye uriya mwana mugira ubwoba papa ubwo muzakomeza kurira kugeza ryari uracyari muto mbona ugomba gushaka undi mugore avanagurana cyane kuri kugenda nijoro si byagenze nanjye haravuye nashimishije kuba nongeye kukubona uranyemereye ko dukundana ariko mimi ntukajye ukunda kunyita nyoko ndabizira shawe mama reka ngende nakerere wari wambonye ahantu wabonye gute jeri nca ndagukunda nukuri mwakira kabisa mumaze kubyimba dore murandenzi wagicucu twajya ngo murererwa mu ishyamba Muzana shari baza ngo tukamano hasi niko manzi nakubwiye muki manzi nakubwiye muki manzi shari kuri gukubita umuhungu manzi nakubwiye muki Oya rwose umaze kuba umugabo mukuru ugomba nibura tuba dukinirwa n'akuzukuru n'umukazana ndetse nta n'akantu k'urukundo nibura kangana gutya ushobora kuba wangirira yewe nibi rero nababwiraga oya wagize neza shema turagushimye cyane rwose ntabwo biba byoroshye ariko nyine nateguye kubatungura niba surprise ahubwo rero igisigaye nawe urabyumva Imana Manuel liste y'ibikorerwa muri rubero hari abazabura aho bareba ariko papa usibye n'Imana nanjye ibyo niyumviye ni byinshi reka mubwire ngezaho ngaho reba ubwo burere uri ukunshaka cyane wow ntabwo nzi ukuntu ntabikubwira maze sinzi uburyo nabikubwira ibikise none mwana yanjye mwana ubu ngubu wumve ngo ufite ikibazo gikomeye cyane tuma nkubwira ngo tugende tujye kwicara ahantu tuganire ariko iteka ryose dusigaye duhura umbwira ibibazo sinzi ikibazo ufite gituma uhora mu bibazo ikibazo udashobora kwiyumvisha cyangwa nuba ngo ukora bya bindi njya numva kuri radiyo ngo ni ukwihangira imirimo nawe wihangira ibibazo sha mwana ntugakire ikibazo cyawe rero buri munsi iyo nkubwiye ibintu bigira imikino kandi nawe ikibazo cyawe duhura umbwira ibibazo kandi nanone ibyo bibazo nabyumva
numva ntaho bihuriye n'ibibazo ubu ngaho bigeze aha ngaha bitangiye kunshanga bitangiye gucanga ubu nawe ureba amasaha nk'aya ngaya duhagarika akazi tugende tujye kwicara ahantu tuganire ni ikibazo mba numva ashobora kwiyumvisha muri njyewe ko nuko ngo wasanga ibyo bibazo bifite aho bihuriye n'abakobwa n'ibyo ngibyo abakobwa cyane bakundi nyine ni abakobwa ariko nyine ndabireba nkavugana reba ibintu ariko gusa uriya mwana ndamukunda kuko idashobora kubyumva se ubundi neza nyine wabura gute kugira ibibazo kandi ukunda niba ushaka ikintu kizanira nakugiriye inama ubura ubwenge sibyo none wabura gute kugira ibibazo ikintu cyaneranya nawe ikintu cyaneranya nawe ni ukuvuga nabi simwese pe reka nze nkubwire nanjye reka ndi inshuti yawe ngomba kubwiza ukuri sibyo niba ubanye n'abanyabibazo uba nawe umunyabibazo niba ubanye n'abanyamafaranga umunyamafaranga barayagusiga niyo mpamvu rero ibibazo bye nawe n'ubijyamo ntukagera amazinda ikiyongeraho twa tundi twawe ntabwo bizakugwa amahoro ntukagera amazinda ameze gutya amazinda asa ameze twa mubyeyi ibintu bya mwana mbabarira pe ko ubu ndi kumva nta kuruhuka kuri muri ngewe ubu byanyoye waruhuka reka tugende dusangire ibindi turabivugana twicaye dutuje nshaka umuparikano hano imbere aba ariho twigira numva ko n'abatuje reba amasaha nk'aya ngaya ngiye mbafashe navuga tugende tujye kwicara ahantu hatuje tuganirwa n'uba biremeje ubwenge Serive wowe ufata iki njyewe ndarira nandi kumva inyota nyinshi uzane yako akikonje mukuru konje wumve ngo mfite problem ikomeye cyane uburyo nashobora kubona uburyo nabivugamo pesimurezi ibibazo ngewe kanze ngirisha sibyo kandi ibibazo byawe barabyigarukamo byigarukamo buriya ikibazo mfite ntabwo kizi uriya mukobwa ngo ni buriya ni namuteye maze kumutenda mujyana mu rugo barabireba barabyishimira njyewe ubu nacyashaka ikibazo ni iki ndetse nagomba ko ikibazo nateye ni umukobwa wateye na se niwe wa mbere ntabwo uzi ko wagira ngo mu isi yawe wenyine mbese mbwira sibyo dore wa mugabo karasira si yateye inda si byatangiye wa musore mwari muturanye korode ntiyayiteye ariko wowe sinzi ikibazo kimufite ni iki ako umuntu ndamukunda nawe kumukunda se nyine kumukunda ni kimwe no kumutenda ni ikindi neza aricyo bitwaye ahubwo icyantungura ni ukubona warayimutekanga kujyamo ibyo byambabaza nakujyana gusengera za kanyarira hose shari ko mazina ubu ikibazo gikomeye cyane shashara ikibazo gikomeye yego sha uriya mwana ndamutinda kandi ndamukunda mujyana mu rugo imiryango irabyemera ariko ntiwabona uriya mukobwa nawe urabizi ntabwo ibintu biroroshye ntabwo ari rimwe kandi barabizi ko barabizi ko amutenda muzehe hatizana umwana tumushyire mu rugo hati umukobwa mwiza kuki
umbaze njye mfite inama ndende kugira sibyo inama iteye sibyo nkurikije ukuntu njye namubonye sibyo igihe twajyanaga birahagije icya mbere sibyo mara kunyumva icya mbere uriya mwana mureke mwiyakane izo nama nizo zonyine uri kungira wowe ikakugira inama ya kabiri iyo ngiyo nikunanira ndagukaraba umva none inama ya kabiri nshobora kugira yanyuma wayangura inshuti yanjye mwana wambwira inama ukareka ibintu by'imikino umva nsanze mubwira inama ya kabiri cika njyewe ngirene wajyaho ntabwo byumva ucike ntabwo bibaho mimi ndamukunda ku buryo nta n'ahantu naba namufite mu ntoki umva ucike gira gutya nawe ugende mbese bisezeye mu kazi niba uzasezera niba uzagera hose simbizi nurangiza ufata udufaranga twawe dukeya uzagaruka byarahosheje burya niyo umwana nyine mbese ntiyajye twite ababyeyi barisaza ariko iyo amaze kubyara ugacunga kurusha no kuvuga ushobora no kuzaza baramaze kwiyakira bitekereze bitabaye ibyo bitabaye ibyo nzaza mfashe gutya n'umusaraba bakwishe bakurangiye mukureme ayizifa mani njyewe uriya mukobwa byonyine ukuntu mukunda ariko icyo gucika cyo cyashoboka ariko ni ikihe kintu ukunda kuruta ubuzima bwawe twigende gusa niba niyo amafaranga hano si bazigurisha hano ni ariko se reka nyisezere mama ayandi mahitamo mu byamaje kundenga impamvu ubona naje n'igikapu ni ubwa mbere mbosoye n'igikapu ngo nguki ayandi mahitamo mami sikundi ngaho waje nawe wari uhari Mustafa bro abana niko bimeze bite unze niki cyangwa nawe se shaye n'ujya kukuza ndabizi hano uzaniye iki bere byose rero kukuza ako se rero ndagwaye gutera ahubwo mama tureke ibyo ngibyo ni bya bindi umuntu abakubwira nyine ibyo twavugagaho ibintu birakomeye pe sinkubeshye habaye iki bro reka banza mbwire komeza umbwire numve aherutse hano mbazanira umukazana murishima turaserebura ibintu bigenda neza ariko aho bigeze yamaje gufata indi ntera imeze tese narababwiye ngo ni ibintu bisaba gusenga muraka none aho bigeze namaje gufata umwanzuro wo kujya mu nkambi n'ingi nkagenda nkabimpunzi nkajya mu zindi mpunzi burundu bikarangira kuko nta kindi cyo gukora nabona inkambi yaheze mama inkambi ni nyinshi cyane za Nyakira ukaba impunzi nkatoroka nkagenda ariko naro wowe umaze gufata umwanzuro ngo uhunge ugende ujye mu nkambi mama nta kindi urahunga iki wumve ngo ngiye no kurindira papa ngo abanza ave aho yagiye mu kazaze byandenze birananira pata umwanzuro ndavuga ngo ibi birashoboka kuko ejo nimugoroba namuhamagaye kuri telefone ndavuga ngo ari yarambira ngo ntago ari mu rugo ndavuga ni se ko nge nagushakaga ngo ntago ndi mu rugo ngo uzandindira pe wumve ngo aho bwakereye gufata umwanzuro nge byananiye ngomba kugenda ntayandi mahitamo ese bro ugiye kugenda nzagenda njye mu nkambi kandi nziyakira nzabaho bajye bamufasha nk'abandi bantu bose bo mu nkambi nose ninde wagiye mu nkambi ngapfe mwabonye none se ujyanywe n'iki ko twabonaga mubanye neza Jako nababwiye ngo se wa mimi ni umugabo wawe ushobora no kukubona akaba yagukubita n'inyundo mama nese ura mwana w'umukobwa niba ari uko nguko bimeze umusigende umusigende mama nganyumvira no kuri se jinyumvira mama kwere jinyumvira none se umwana w'umukobwa watwise agatwitira mu muryango ukize umuryango urimo abantu babakire kuki bamenye ko natorongeye nkagenda cyangwa bakawenda bozanagira ngo yena napfuye ntago bafasha umwana wabo none se shema ubuse ninzajya nkukumbura nzajya nkukura he
uzankumva Oya, nanjye ntabwo bishoboka. nzagukumbura urabona ushobora kuva muri uru rugo ukagenda na so adahari mama Birashoboka se? bitekerezeho nta abunguba urwego bimaze kugeraho ntabwo ari rwagwe ahubwo reka nkwereke ikintu gishoboka ngiye kurindira papa mvuye ngo nzahindira papa abanza azi ibyo ntabwo nzabirindira ngiye guhamagara papa mara guhamagara papa bimumenyeshe bimubwire kuko nta kindi kintu njye nakora pe ni ukuri nta kindi njye nakora narumiwe n'ukuri kw'Imana nta kindi kintu wakora ese nk'umuntu w'umugabo ntabwo wagombye gufata umwanzuro telefone nziza mama yanyimye amafaranga yo kujya muri salo ibi ni ibiki muri mama se mama nawe niyo nzira ishoboka ngiye kamamagare papa ayandi mahitamo uriya mwana w'umukobwa ko mbabaje rakanze uwo muryango w'iwabo bazavuga iki ngiye miminde namwikundira papa ni ikibazo ariko rikamamagare nzamuzane hano shema reka miminde bazamuzane ubundi twibanire ariko reke kugenda mumuzane muri uyu muryango reka mamagare papa ubundi bindi turaza kubisubiramo nyuma halo haramutse neza papa umeze ute nyine ya gahunda twavuganaga nimugoroba nkubwira ngo ndagushaka cyane naje kureba nsanga nyine nta kintu gishoboka nafashe umwanzuro ngo fashe umwanzuro kuko ibintu birakomeye nyine nanze kubikubwiraho narinzi ko nyine ndaza nyine nabuze uburyo nabikubwira ariko nyine nabonye nta wundi murongo nyine mfata umwanzuro w'ibikise nyine niwibuka ko nazanye umukobwa mu rugo ibintu byandenze papa ntago nge nakurindira wumve ngo namaje gupakira igikapu n'ubu ngubu nagiye gusezera mama na sister ubu nagiye ko se wa mukobwa mimi arimo aranshakisha nganyite rero ndajya he njye nyine nabitekereje nk'umuntu uzi ubwenge ndavanga ahantu hose najya ntabwo byashoboka nuko nyine mfata umwanzuro wo kugenda nkajya mu nkambi nyine nkigira umuntu nyine wo mu nkambi nkaba mu nkambi nk'abandi bantu bose ntabwo bishoboka papa ibyo bintu by'ubuzima nari ndimo ngiye nzabyihanganira mu nkambi nzabamo kandi nzitwara nyine nk'umuntu wo mu nkambi nta muntu uzamenya ko ndi umuntu ariko si ibyo bintu by'ibibazo mbwira nzagira nta kibazo na kimwe nge nzagira none se ubundi umwana wo kutajya mu nkambi ngo amenye ko ngiye ndi mu nkambi ntari impunzi ndi kumwe na mama nyine muri salo ni ukuri njye mbwira muguhe arabizi nawe namara amaze oya jyana wa muhungu ibyo uzazana ntabwo nzi icyo ndabimenya nyine mama aranzi ubwo rero papa ni ukubyihanganira nushaka ubone ko ndi umwana w'ikirumbo ariko nyine n'ayandi mahitamo uzavugana na mama nyine ibyo mubwira ibikoresho nabisize nyine ubwo ninda rega hari igihe ibintu byagenda neza papa ibi bintu mubyumve nk'ibintu byoroshye nshobora kugenda namara nk'ukwezi ibintu bikagenda neza cyangwa amezi 3 nyine uriya mukobwa wamaje kubyara nyine waba babyiyakiriye ko napfuye cyangwa ko nagiye ahandi hantu nyine ibintu bikarangira papa yahangana nyine nta kindi cyo gukora nanjye nabuze amahitamo noneho uzi ushaka noneho banyice sawa ase brother uri seriye kweli ngiye nabanje kugira ngo ni brage mama uzi ko nabanje kugira ngo uri murakina filime mama byarangiye ariko ndukwica muri iki gihugu ninde muntu ufata umuntu akamwica papa arambwira ngo ni murinde papa namurindira se bikagenda bite uriya mukobwa yujuje imyaka y'ubukure ntumuhakana ko wamuteye inda ababyeyi bose bazabamuhora iki uriruka ngutorongera shema ntabwo ugenda mama njye nafashe umwanzuro murimo muranyiriza ushobora no gutinda ugasanga ibintu birakomeye uzagira ibihe byiza ngaho ugena imana izakurinda mama
bwagiye nikoze ese kuri gufata aho ngaho gutya ese mimi uratwite ndeba unansubize uratwite uvaje unsubiza nukajya sinkajye mvuga ndeba gutyo uratwite subiza ubwo rero ngo naso yarabyaye yaherekeje abandi kwa muganga washyanuwe ururudo rwawe bunatanga kubitaho urushyi rugahita ruvamo icucu gusa hako wakamenye ko ngira data ntabwo bikwiye kumfata gutya ugira nde nawe ugira papa wawe ntabwo waba ufite uru bwana rw'imbwa mo hano mu nda yawe wagicucuwe nta n'isoni umva nkubwire ntuzongere kujya unsubiza gutyo uri kunyumva ntuzongere n'undi munsi nge nagukuramo inyama nkayotsa amabyiwe nta soni menya ko ugira so uyu munsi nibwo hari bugaragara umugore nyir'urugo n'ishyano ryaje kujya ritwara amada zitwara ubu bwana bw'imbwa bibyarira ahangaha rubwagiye uyu munsi n'aka gasuzuguro kawe ko kunsubiza uko wiboneye uyu munsi hari bumenyekane nyir'urugo n'indi naho abagore babiri babana mu nzu uravamo cyangwa ngewe ndo umutima mubi ugira ni ukuri nta isuwe warawuremanywe nanjye byaranshimishije nyine nubwo byabaye bitunguranye ariko byaranshimishije ntabwo nabona uburyo nabikubwiramo gusa numvaga nishimye urabona wenda biza ngo wenda kwemera Gogo? Yes, mom. Umva umbwire. Uzi ikibazo nagize? Si uyu mwana ko ndimo kumuhamagara ntafate telefone ubu namahoro. Inde se kandi? Musaza wawe. Ariko mama nawe aba bana bose ubundi bana bose sabana. Ariko mama reka nkubwire ngewe wagira ngo Shema yaranabaroze ugiye wese ngo ni Shema reba igenda kwakira amafaranga yo kujya muri saro warayanyemye ngo hangayikishijwe na zabashema ubundi se ubwo urumva ari ikintu gitunguranye Kigali kumva umuntu ngo yabuze byongeye umuhungu none nibyo yakoze ubizi kuki nahereye ejo muhamagara kugeza na n'ubu ntago telefone irimo gucamo ni umuntu mukuru nawe buri afite ikibazo yaba yabivuze uriya ni imfura yanjye ngomba kumenya ikibazo cyose yaba afite none se ubwo ibyo ni bicurimo kwigira Masi mama ubundi abana bose sabana ibintu ngo by'imfura yawe uriya yarakuze yiyitaho ahubwo akagombye uhangayikishijwe nanjye reka nze mpamagare se umubwire giye ko namubuze ejo atumva hari ikibazo gihari akavuga yuko ari ukubera ngewe kuko ntabwo bishoboka rwose si ibyo bintu
udacamo. Alo? Amakuru yawe? Yesu uzaza ryari? Natwe hano turaba. Gusa hari ikibazo nagize, wa muhungu wawe guhera ejo naramuhamagaye, telefone ye ntiyayifata. Uyu munsi nabyutse muhamagara ntiriho. Ubu nagize ikibazo. Niba ari amahoro simbizi. Ntacyo ubwo tuzabimenya niba ari muzima. Ciao. Uzaze turagukumbuye. Eka. Ciao umunsi mwiza. Akose mama. Ubwo Shema bagiye yaguhangayikishije yagushyuhije umutwe nta kunyitaho reba igenda kwakira amafaranga yo kujya muri salo ntabwo urimo kuyama guhangayikishijwe n'umuhungu wawe. Ubundi suko kuba yarabuze numva ari ibintu bitunguranye Kigali. Akose wambuye ito mukobwa. Reka ngoreka ndumva n'ibyo urimo kuvuga ntazo n'ibyo ari. Urafuhuka na musaza wawe. Imfura n'abandi hurira n'abandi bana mbabarira. Uriya niwe ngomba kumenya amakuru ye nkayakurikirana. Ibyo ni ibiki? Inywa. Bebe ni ibiki? Fata umutungo. Hey! Ntabwo nari nzi ko mu minsi ishize ariyo watsuzuguraga kuriya.